Muraho neza, iyi ni business yasohotse ejo ku itariki 7 z'ukwezi kwa cumi. Muri iyi video ngiye kwereka uko ucreating account. Ikintu cya mbere urakanda kuri link, ndabona yatanze muri group cyangwa se ahandi hantu hose wayibonye. Uhita ugera kuri iyi tableau yo kwiyandikisha. Hejuru urashyiramo nomero zawe za MTN cyangwa se Airtel. Gusa icyiza ni uko washyiramo nomero za MTN. Aha kabiri urashyiramo password uzajya ukoresha winjira muri iyi platform. Aha gatatu usubizemo ya password. Password washyize hejuru aba ibihuye neza niyo washyize hasi. Aha kane harimo utu tubare ni code y'umuntu wagutumiye. Irahita yijyanamo, nutayisangamo urandikamo 50 22 5. Finally uhita ukanda kuri register. Ngiye kubona mfitemo account, ndakanda kuri login, nitengeramo imbere. Nimara kugeramo imbere barahita baguhereza welcome bonus y'amafaranga 500 utangiriraho muri iyi platform. Amafaranga 500 ngira ngo urayabona ukimara kwinjira, bahita baguhereza amafaranga 500. Icyo ugiye gukora rero uhita ukanda aha ngaha kuri dial sign in, ugafata andi mafaranga make uba wemerewe buri munsi. Ujye wibuka buri munsi uze kuri dial sign in, uze aha ngaha kuri check in, wakire income yawe ya buri munsi. Uko niko rero twiyandikisha muri iyi platform nshyashya yasohotse ku munsi w'ejo. Muraho neza, muri iyi video ngufi ngiye kwereka uko dushora muri iyi platform yasohotse ejo. Uko dushora uraza ukanda aha ngaha handitse mine. Uhite uza ukanda aha ngaha handitse top up. Kuri iyi buto yegeranye na withdraw urakanda aha ngaha handitse top up. Numara gukanda kuri top up urahita ugera kuri iyi tableau aho bakubaza ngo select the top up amount. Muri make bakubaza amafaranga ushaka gushora. Ko aha ngaha hariho 2,000, 10,020, urakanda amafaranga ushaka gushora cyangwa se uziyandika hasi. Urugero wenda ushaka gushora amafaranga 2,000, urandikamo ko ari amafaranga 2,000. Sasa hariho payment method ebyiri, hariho gushora ukoresheje mobile money cyangwa se gushora ukoresheje cryptocurrency. Ubwo no gushora ukoresheje USDT. Gusa ariko twe mu Rwanda dukunda gukoresha mobile money cyane. Ugarakanda kuri mobile wallet. Uhita ukanda kuri top up. Numara gukanda kuri top up urategereza bakugeze kuri iyi tableau. Iyi tableau bayikugezaho niyo gushora. Aha ngaha kuri account izi no nomero uroherezaho amafaranga. Aya ni amazina abaruye kuri izo nomero. Sasa numara kohereza amafaranga wabonye ko yamaze kugenda, yamaze kugeraho, icyo urakora urajya muri SMS baguhaye, uze ugende uyikore copy, uyikopiye nk'uko ubibona ahepfo ko bagiye bakubikwereka. Uraza ukore kuri copy, sasa uze uyipestingemo aha ngaha, uze ukandemo ushyiremo ya SMS. Ubundi uyikanda kuri click to submit payment SMS. Uhite ubyemeza. Numara kubyemeza utegerezeho gake cyane, ugaruka inyuma urasanga amafaranga yawe yageze kuri available balance. Mukanya reka nze nkwereke uko ugura product. Ukimara gushora ntabwo ibyo biba bivuze ko uba watangiye kwinjiza muri iyi platform, ahubwo icyo ugiye gukora ni ugufata ya mafaranga washoye ukayaguramo product kugira ngo iyo product itangire ikwinjirize. Amafaranga washoye nubona yageze kuri available balance, icyo uraba ukurikijeho ni ugushora akava kuri available balance akaza kuri investment. Icyo urakora uraza ukanda aha ngaha handitse home. Numara gukanda kuri home urahita ugera kuri iyi tableau, ukande ku gakubo hejuru closing ari ama ads, ubundi umanuke hasi. Urasanga hari product nyinshi. Urugero nk'iyi yitwa Kigali Solar, urabona igura amafaranga 2,000. Urabona iyi rent igura amafaranga 2,000 buri munsi, ikajya ikungukira amafaranga 300. Ariko ikibazo cyayo ni uko imara igihe gito, mu minsi 3 ibihagaze. Urumva amafaranga 300 y'inyungu ubona ya buri munsi, ubwo mu minsi 3 ni amafaranga 900. Sasa iyo minsi 3 yashira
ayo mafaranga 900 akagarukana na ya nyungu na cya gishoro cyawe watanze. Urugero washoye amafaranga 2000, ubwo nyuma y'iminsi 3 nishira uzabona amafaranga 2900. Iyi niyo product ya mbere igura amafaranga 2000, kandi ukaba wemerewe kubikuza inyungu yawe n'igishoro cyawe ako kanya, biba byemeye kabisa. Iya kabiri igura amafaranga 10,000, kuri day profit urabona ni amafaranga 600. Gusa iyi ya kabiri aho itandukaniye n'iya mbere nuko iyi ya kabiri ntabwo utegereza iminsi 7 ngo irangire ubone kubikuza, ahubwo day profit yawe, inyungu yawe ya buri munsi yigeze ku mafaranga 2,000 uba wemerewe kuyabikuza niyo iyo minsi yaba itararangira, ahubwo iyo minsi irangiye n'igishoro cyawe urakibikuza. Ubwo iminsi 7 nirangira waraguze imashini y'10,000 n'igishoro cyawe uzaba wemerewe kukibikuza. Umanuke hasi harimo n'izindi zigura 25. Urabona buri munsi igenda ikungukira amafaranga 1,000. Urumva ni ibintu byiza cyane kabisa. Buri minsi 2 aha wajya ubikuza, iminsi 15 yarangira ukanabikuza n'igishoro cyawe cy'ibihumbi 25 washoye. Harimo product nyinshi, uramanuka ugere hasi ugende uzireba uko zigiye zimeze. Ubwo uraza guhitamo product ushaka kugura. Nkanjye nshaka kugura iyi ya mbere imara iminsi 3 igura amafaranga 2,000. Icyo ndakora ndaza nkandangaha handitse view details. Akanda kuri view details ntegereze, ndahita ngira kuri iyi tableau. Icyo ndaba ngiye gukora barahita banyereka bya bindi bya cyclical day. Urabona izamara iminsi 2 na rent igura 2,000. Icyo ndakora ndamanuka hasi hahera, urabona hari ahantu ho guteranya no gukuramo. Ngenda kanda ku kamenyetso ko guteranya kiriho product, ko nshaka kugura product imwe, mpite nkanda kuri invest now. Urabona ko investment yabaye successful. Muri make iyi product namaze kuyigura. Kureba ko wamaze kugura product uhita ukanda ahangaha handitse order, kugategereza. Urabona product namaze kuyigura, ntegereje ko iminsi yanjye irangira ngo mbikuze inyungu yanjye n'igishoro nyine, kuko naguze product ya mbere kugira ngo amategeko yazo nagiye nyakubwira. Muri make ni uko nguko tugura ama product.